Kirero mutagatifu ingabire zose Imana Marika Rasi ni Kristo Yesu akuzwe muri kunyumva nanjye nitwa Anastasia Habiyambere tukaba turi urugo ruba mu busigire bw'inka twajemo rero kubera ikibazo twagiraga muri za ngaruka bavuze mbere twakoreshaga uburyo bw'imiti noneho nyuma y'uko tubonye ko biri kutugiraho ingaruka tugana urugo rw'ubusigire bw'inka noneho ariko hari ako nasimbutsemo ubundi urugo rufite abana batatu mu mbyaro ebyiri noneho nyuma y'uko tumaze kumva ko tugomba kugana aha ngaho kubera ingaruka niho twaje baradufasha batunyuriramo mu buryo bakoresha bumwe batweretse hariya uko ari 8 turangije duhitamo uburyo butubereye aribwo twabonye bwo kugenzura urenda n'inkondo y'umura twifatanyije ubwo rero twari dufite ubwoba natwe ngo ntobyashoboka ariko kubera gusenga no gufatanya twarabishoboye twari twihaye intego y'imyaka 3 turayisoza turangije turaganira tuti mbese kubyara birakwiye turangije dufata umwanzuro ko twakongera tukiyongeza indi myaka twongera gufata indi myaka 2 ya myaka 2 irangiye turongera turaganira na madamu tubiganiraho turabinoza neza dufata umwanzuro wo kongera kubyara tumaze kuwufata bw'uburyo batubwiye bw'inuza bwo kwifatira umugambi nanditse n'intego n'icyo n'ukuntu uzagira uzateganya urubyaro rwawe turangije turabiganiye turabinogeje ubundi turavuga tuti noneho igihe kirageze reka tubyare ubwo ya gahunda twakoreshaga yo kwifata tuyivamo rwose nanje none kubini burase kuko nibyo nubwo tumaze imyaka 6 turi kugenda twifata none koko nitubivamo turita dusama ariko ndabwiza ukuri sahizi dufite uruhinja turimo korera mu nda noneho rero hari ikintu ngomba kugarukaho cyerekeye ku bagabo kenshi na kenshi abagabo baterana abadamu babo akavuga ati weho wabigiyemo genda bari weho bibamo kandi wigenzure kandi uraza urambwira nyamaze mutari kumwe ntabwo byashoboka umunsi wasimbutse ari ku gasantere ugafata kamwe uzaza kubikubwira uzabyumva ariko muri icyo gihe dufite abagabo kuba twakifatira umugambi dufatanyije n'abadamu bacu noneho akazamo kwa kundi ko gutsinda irari ry'umubiri noneho ukagira ute ugaha umurongo umubiri wawe kuko umubiri ni ugutegeka ugomba kuwutegeka hari aho abatwigishije baduhuguye bavuze bati umunsi utazaba ufite kwifatira umugambi w'iryo rari ntihahandi uzumva umugore wawe guhakaniye utangire uje kureba hariya hirya Kristo Yesu akuzwe ariko ndababwiza ukuri abagabo tubigira ibyacu tugane urugo rw'ubusigire bw'ingo buzadufasha kandi tuzabyara uko Imana ibishatse n'ukuntu natwe tubyifuza nkaba rero mbashimiye uko muri aha mwese harimo yenda ababamo aba basore bo n'inkumi zabo ntibarageramo ariko ndababwiza ukuri ntako bisa hari igihe imibiri yacu tuyica ari twebwe tubiteye cyangwa tukica tutazi ko twakoze icyaha cyo kwica kubera ya miti batubwiye nyine ubwo rero nkaba nasoreza aha ngaha ntarambiranye kugira ngo n'ibindi bigiye kurikiraho n'igitambo cya misa tubashe kugihabwa kuko byose biherekezwa n'iki isengesho nuko murakoze Mana
yanjye yiyemeje gukora ibigushimisha, maze amategeko yawe azamuri iruhande. Namamaje ubutungane bwawe n'ikoraniro rigari, ibyo usanzwe ubizi Nyagasani, sinigeze mbumba umunwa wanjye ngo nicecekere. Mana yanjye yiyemeje gukora ibigushimisha, maze amategeko yawe azamuri iruhande. Ubutungane bwawe sinabuhishe mu mutima wanjye, namamaje ubudahemuka bwawe n'umukiro uguturukaho, sinahishahisha ineza n'ukuri bwawe imbere y'ikoraniro rigari. Mana yanjye yiyemeje gukora ibigushimisha, maze amategeko yawe azamuri iruhande. Kurya ibitambo cyangwa amaturo, ahubwo wanzibuye amatwi ngo numve, niyo mpamvu nagize ntingandaje. Ngandaje Nyagasani, ndaje ngo nkore ugushaka kwawe. Uhoraho wantwaye umutima, nanjye nemera gutwarwa. Waramwatiriye maze undusha amaboko, dore ndi imbere yawe Nyagasani, kugeza uko ushaka. Ngandaje Nyagasani, ndaje ngo nkore ugushaka kwawe. Ngandaje Nyagasani, ndaje ngo nkore ugushaka kwawe.